Mwaramutse neza nshuti za Ruta TV1, reka dutangire tubasuhuza mwese aho muherereye tubabaza ati se mubyutse gute, abandi nabo mwiriwe mute, bitewe n'aho abantu baherereye. Ibyo ntitwaba tukibitinda tubisubiramo, murabizi yuko abantu baba bari ahantu henshi hatandukanye. Rero ahantu waba uri hose, haba ari ku mugabane wa Europe cyangwa se Aziya cyangwa se n'ahandi hose Afrika, ahantu hose waba uri, twifurije igitondo cyiza cyangwa se ijoro ryiza, nuko bimeze. Hanyuma rero tudatinze cyane, turi hano kuri Ruta TV1, reka mbasabe ngo nimba ari ubwa mbere ugeze hano, kuba wakanda ako kantu ka subscribe, kandi niba usanzwe warabikoze uhawe ikaze n'ubundi. Kuri Ruta TV1 turi kumwe n'umunyamakuru Rutazunguzwa mumenyereye hano buri munsi. Rero turaje tubavire amakuru imuzi n'imuzingo, aya muri kubona hano imbere yanyu kuri screen yanyu, amakuru ababaje cyane. Mbere na mbere turihanganisha abanyamurenge bose ndetse n'inshuti n'abavandimwe bamukiza, mwihangane kandi mukomere. Mw'isi iwacu kunze kuvuga ngo Imana iba yataruye imbuto zeze. Ako kantu tukunze kugakoresha iyo tugiye kuvuga wenda ku bantu bitabye Imana, ariko buriya rero urupfu ngo ni umwanzi, ariko ngo ni intumwa y'Imana izirukoresha kugira ngo itarure abayo. Ni ukuvuga rero nuko bimeze. Muri makeya, urupfu niko rumera. Uyu munsi umuntu arapfa, ejo wenda hakavuka abandi. Rero bimwe nari mbabwiye ati urupfu ni umwanzi, ariko ni intumwa y'Imana izirukoresha kugira ngo itarure abayo, kugira ngo itarure imbuto zeze. Dukunze kuvuga ati ntabwo waba ufite umurima warahinze ngo nurangiza kweza ibyo wateyemo, byaba ari ibigori cyangwa ibitoki cyangwa ibiki, ngo numara ureke kuja kubisarura. Iyi imbuto yawe yeze uja kuyisarura kandi ukumva ufite amahoro ikuri iruhande. Kandi rero ugasanga igihe yari itarera nta mahoro kabisa wari ufite, wicara wibwira yuko umwanya n'umwanya bawubyiba cyangwa se bikaba byakonwa. Uko niko Imana nayo idutekereza mu isi abakiranutsi, ivuga ngo wenda uyu muntu reka mwikurire mu isi kuko n'imbuto yeze, wenda Satani atarayikuraho wenda ubuziranenge cyangwa iyo mbuto atarayiba. Mbere na mbere twihanganisha abantu batuye mu gihugu cya Amerika, babuzuye umuvandimwe, abaturanyi, abavandimwe bose ndetse n'abanyamurenge bose rusange. Mukiza yari umuntu w'umugabo cyane, umuntu uganira neza, umuntu w'ishaka. Nanjye twaravuganaga, twigeze kuza twandikirana kera, anyandikira ico gihe nari ngitangiye gukora ibi bintu bya YouTube, anyandikira ambwira ngo courage, courage. Gusa sinzi ukuntu nyuma namba yiwe byaje kugenda, sinongera kuyibona muri phone yanjye. Ubwo nawe yanjye wenda yahise ayibura mu yiwe, kuko ico gihe ntabwo ngiye twongeye kwandikirana, hari kera cyane, agize wenda nk'imyaka 2 gutyo. Hanyuma rero amakuru uburyo bimeze, uyu Mukiza yari umugabo w'abana 2, afite abana 2 bombi b'abahungu. Mukiza yashakiye, ntabwo yigeze aza gushakira no muri Afrika, yahise ashakirira muri Amerika. Gusa yavuye no ari umusore, ageze iriya ashakirayo. Kuri ubu ngubu bakaba bari bafite abana 2 b'abahungu bombi, ku mugore umwe. Ariko rero amakuru duhawe ubu nyine mu mwanya mutoya, baratubwiye ati mudufashe kubika uyu muntu, abantu bose babimenye yuko Mukiza atakiriho, ko Mukiza yitabye Imana. Mukiza azize urupfu rwo kuba yagonze imodoka, agongwa n'ikimodoka cy'igifuso kinini cyane, kirayivungagura iyo modoka kabisa, kandi ngo kiranyuze cyayikubise, kikiyikubita imodoka izungurutse bihurirana kandi na cya kimodoka hajya Mukiza yari yicaye
mu modoka yiwe gihita kiyikubita kirayijanjagura yose kugeza aho Mukiza baje kumureba mu ntuze mu modoka basanga umuntu yabaye ibisatagura, umuntu yapfuye yitabye Imana, ariko n'umubiri wiwe kuwubona byari ibibazo, ugasanga ibice byinshi byagiye bicika, ariko nta kundi niko bimeze mu isi no kwihangana. Mukiza aratabarutse yitabye Imana kuri uyu munsi wo kuwa mbere nibwo yitabye Imana. Bampamagaye bambwira njyewe yuko hataraca n'isaha yitabye Imana, abamubonye aho ngaho bamwe muri bo nibo bambwiye ati dufashe utubwirire abantu bose, inshuti n'abavandimwe, yuko Mukiza atakiriho, ko Mukiza yitabye Imana. Reka twihanganishe famiye yose ndetse mukomere mwihangane, nta kundi mu isi si iwacu, iwacu ni mu ijuru, niho tuzaja kwibera twese. Rero kuri uyu munsi Mukiza akaba yitabye Imana ku bana biwe babiri b'abahungu bombi. Reka twizere yuko Mukiza adapfuye, Mukiza aracahari, kubera nk'uko abo bana biwe nitubareba tuzaza tubamuboneramo, nitubareba tuzaza twumva turuhutse byibuzemo. Byari umubabaro cyane kuba wenda yakwitaba Imana wenda adafite uwasize, adafite akana wenda abantu bazamwibukiraho, ariko kuba asize akana ubwana bw'ubuhungu bubiri, iyo ni famiye nini cyane ya Mukiza isigaye. Ndizera yuko hari imiryango myinshi yagiye isigaramo nk'umwana umwe w'umuhungu, ariko ugasanga wa mwana yarawugwijije ya famiye, wabaye umuryango ukomeye, umuryango w'abantu benshi, yaratangiye wenda wasangaga ise yaramusize ari nkumye. Kuri uwo munsi rero Mukiza iwe asize abahungu babiri, kandi abo bahungu babiri niwe Mukiza ntabwo yapfuye, ni ukuvuga abo bahungu baracahari. Mukiza izina ryiwe ntabwo riteze kwibagirana, ahubwo rizakomereza kubaho ndetse rikomeze kwaguka. Rero reka twihanganishe abantu bose, twatangiye tubivuga, mwihangane, mukomere inshuti, abavandimwe, mukomere cyane, nta kundi umugenzi yagiye. Ahasigaye Bibiliya iravuga ngo turirire abasigaye, twe kurira abagiye. Ni ukuvuga abagiye bo baba baruhutse, abasigaye nibo baba basigaye mu bibazo, kuko iyi si ni isi y'ibibazo, iyi si ni isi igoye cyane. Usanga umuntu yari umukiranutsi uyu munsi, ariko kubera ko isi igenda ihinduka, ejo ukabona umuntu yaguye, ukibaza se uyu ni wa muntu cyangwa ni ibiki, bikakuyobera. Ariko reka tuvuge yuko Mukiza kuba yitabye Imana, kandi icyo dushimira cyane, umugabo amamagaye ari kurira, ambwira ati kabisa njyewe nimba ari inshuti nagiraga yari Mukiza, ati njyewe inshuti nagiraga yo ku mutima kabisa, inshuti yantakiraga nkayifasha, nanjye nayitakira ikamfasha. Ati rero Mukiza yari inshuti yanjye cyane, ariko nta kundi birashika. Ndamubwiye ati wihangane, n'abandi bose tuze kubaha pole, kandi muze kubihanganisha famiye yose, yihangane ikomere, abahatuye abahegereye baze kuhagera, muze kubasura, abiwabo mu rugo mugere ku mugore wiwe ndetse n'abana biwe mubagereho bose, mubahe pole, mubihanganishe. Nta kundi mu isi niko bimera, iyi si ntabwo isakaye, kandi iyi si ntabwo iyaba isi yagiriraga byibuze ku myaka Mukiza yari agifite kuzabaho imyaka myinshi irenga mirongo, yari agifite kubaho, ariko kubera ko isi itatora, cyangwa se urupfu rudatora, cyangwa se Imana itagira wenda ngo uyu nguyu wenda Imana ntabwo igutwara kubera nk'uko warunaniwe, Imana ntigutwara kubera ko igutwarira umwanya wawe ugeze yakugeneye ku isi. Waba uri umusore mwiza nka Mukiza gutya, Mukiza cyakoraga iyo yari umugabo, waba uri umugabo mwiza nka Mukiza gutya, cyangwa se umusore mwiza, cyangwa se umukobwa mwiza, uko waba uri kose ku Mana ho ntigira ikibazo kuvuga ngo ikwitwarire. Iyo ibishaka nta yandi mahitamo uba ufite, kandi iyo ibishaka irakwitwarira uwo munsi. Rero ni ukuvuga ngo Mukiza aragiye, ariko rero twebwe abasigaye dukomeze twitunganye, kandi dukomeze tubeho
duharanira kubaho neza, duharanira kwirinda ibyaha, duharanira kwirinda ibyatuma tugwa, kuko iyi si rero ntawe ubuzi umunsi wiwe. Uyu munsi ni mukiza, ejo ubundi nawe yogenda, nkuko ibyo ntitwabitsinda, kubera nkuko twese turemwe mu mubiri upfa, ntawe uremwe mu mubiri w'icuma udapfa. Ni ukuvuga rero uyu munsi uyaragiye, ejo undi yogenda. Iciza ni uko twakwitunganya ndetse tugatunganya n'ibyacu byose, kugira ngo unaramutse upfuye anytime kuko mukiza apfuye, mukiza yitabye Imana atararwaye, atarafite ikibazo na kimwe, ahubwo iwe yarazi yuko n'ubundi agikomeje ubuzima bwiwe bwose. Buriya yumvaga yuko wenda yari afite n'amaplan menshi, amagahunda menshi ya planning, agavuga ati iki n'iki nzakigeraho, ariko bikaba byanze bidakunze. Kuri uyu munsi rero mukiza akaba yitabye Imana. Niko rero n'abandi nabo twebwe tukifite wenda ubwo buzima, wenda twe tukihara uyu munsi kuri iyi saha, umuntu uri kureba ikiganiro kuri iyi saha avuga ati Mana mbabarire, guhera uyu munsi ndagusaba kugira ngo, kandi ndabigusabira ku Mana, kugira ngo igufashemo uhora utunganye ibihe byose, kugira ngo umwanya n'umwanya gwakugereraho nawe uzabe mu ijuru. Buriya twese ndifuza yuko twazabona ijuru, turifuza yuko ijuru twazarigeramo, gusa ni inzira itoroshe igoye yo gukorera, ariko tugomba kwigira kubo tuba tubona. Ubonye umuntu ugiye uyu munsi ukabona ataragwaye, yari muzima, ukabona umuntu ukibaza ati yagiye kimwe n'abandi, kimwe n'uko wagiye, yaciye aho waciye, ariko iwe tabashe kuharokoka kandi yari muzima. Tugasanga noneho we uranagwaye, wibwira ngo niwe ugiye gupfa, none niwe ushobora gupfa umwanya n'umwanya, ariko wageraho icyo ukabona wa muntu wari uri muzima, wari ufite kuza kugusura aho ugwariye, ujya wari ufite kukubera umugwaza, ukibaza se ibintu ko ari we ubwiye bimeze gute? Rero ni ukuvuga ngo iyi si ntabwo, cyangwa se Imana ntabwo igirira kuvuga ngo uyu muntu ameze gutya cyangwa ameze gutya, ntaho itagera, iyo yahashatse hose irahahuruka. Rero twihangane kandi dukomere, twihangane duhumurike, kandi twihangane turusheho no gukorera Imana, kuko ari byo byiza by'ingenzi cyane ku bantu bose. Rero madamu wiwe ndamwihanganisha cyane, yihangana akomere, nta kundi wihangana ukomere. Ninjye nagiye mbona n'abantu benshi, buriya madamu mukiza, ikintu nakubwira, kuba mukiza yitabye Imana mukaba mufite abo bahungu babiri, uzaza ubamureberamo. Hari abakobwa benshi batagize ayo mahirwe, bamaze gushakwa uwo munsi, yarangiza gushakwa uwo munsi, wagira icyo kumva ngo wenda umugabo yapfuye nta n'akana musigiyeho basi ko kumwibukiraho, akitaba Imana, ntacyo asigiye famiye twazaza tumwibukiraho. Ariko ndagusaba wa mubyeyi we, kuzaza ureba abo bana ukabareberamo isi, mu gihe cyose urebye abo bana ukababoneramo papa wabo, kuko niko bimeze. Nta kundi, muhumurike, mukomere kabisa. Felix Mukiza nta kundi tuzamusanga, mukiza nta kundi, ni mu isi, iyi si niko imera. Gusa mu biganiro nibaza nakoze numva mbabaye, navuga yuko iki kiganiro kinganye n'ikiganiro nigeze gukora kandi cy'ubushize, turi kuvuga kuri wa mudamu witabye Imana wa Buganda, kubera ko Felix, uyu Felix Mukiza, tekereje nanjye igihe twavuganaga, amakuraje yampaga atanzi, urumva nyine ukibaza ese uyu muntu ugufasha gutya. Kandi urebye wareba ibiganiro, amakomedi twakoraga tugitangira kera, wabonaga tukiri n'abatoya, ariko ukibaza umuntu w'umujama
unduta uri kumfana gutya yakaza ambwira ngo nagiraga ico gihe nagiraga nkakanga ndakora mu kizu kambwira ngo se ngo kutagikora ngo rutazungu yigeze gukunda ka video kamwe nigeze gukora kera igihe muri Kongo ahitwa Masango igihe hafatwa ndigusirimba ako ka video mvuga ngo Masango yafashwe ako ka video yaragakundaga yicara ambwira ati ndagakunda ngira ngo n'abantu bagiraga namba iyo mwarabibonaga biposting ico gihe cyane ariko ibyo tuvyirengagize nta kundi biba byabaye kandi cyabaye ntabwo bakigarura noneho akarusha umugambi w'Imana aho uri wewe twebwe ntaco twakora nukuri kose twe ntaco twakora reka duhumurike kandi dukomere twihangane duhumurike famiye kwa sebukwe ndetse n'abanyamurenge bose rusange twihangane dukomere urupfu niko rumeze urupfu ntirugiraho ruba ngo wenda uvuge ati ndahasimbuka yaba twamenya ngo wenda uyu muhanda ni nkucamo ndapfa reka aho nga twahindura ubundi cyangwa n'uwo munsi ukiryamira ntugende ariko rero kuba tutazi umwanya n'umwanya niyo mpamvu rero tugomba kwicara twitunganyije twese tugahumurika kandi umuntu upfuye wese tukabyakira muri twe niyo biba bigoye kuvuga ngo byakire akarusho ku bantu muba muziranye n'umuntu witabye Imana biba bigoye kuvuga ngo wiyakire ariko nta kundi twavuga se ngo tubigire gute nta kundi twabigira bari amahitamo y'Imana yaba ari nk'amahitamo y'abantu wenda ari nk'umuntu uhitamo abapfa wenda kuri iyi turu niyo yaba ari umuyobozi kuri iyi turu abantu bagakoresheje kubuhindura ubwo buyobozi ariko kubera nk'uko ari Imana ibitegura Imana niyo yatuzanye mu isi kandi ni nayo izatwisubirira nayo ni ukuvuga rero tugomba kubyemera tukabyakira yuko buri kimwe cyose aba ariko kimeze hanyuma ndabashimiye abantu bose mwageze hano kuri Ruta TV wano muri abantu b'agaciro cyane ndabakunda abakunzi bacu abafana turabemera cyane muri abantu beza Imana izibaduhera umugisha reka dusubire twibutse babandi ari ubwa mbere baba bageze hano ndabasaba kugira ngo mukande ako kantu ka subscribe hanyuma hari agacano muri kona ndigwe collabo ako gacano ndigwa collabo kuri ku biganiro ndagusaba ko nako wagenda ukagakanda ako kantu ka subscribe na gacano kagiye kuzaza gacaho ibintu bizabatungura mwese reka mbabwira ngo umuntu wese ugira amatsiko yigezeyo kugira ngo akarebe agakandeho mu minsi za mikeya idatinze turaza kugakoreraho na kubindi bikorwa muzakunda kandi ndabapromisinze kuko ibyo bikorwa tuzahashira uko biri kose bitewe n'uburyo mbizi n'uburyo ngiye nabibonye ndababwira yuko babwiza ukuri yuko bizaba bimeze neza cyane umuntu wese azabikunda rero umuntu wese utarakakanda ko kantu ka subscribe nakubwira ngo higeze uhakande hanyuma no kuri iyi n'ubundi iya Ruta TV 1 turabasaba kugira ngo dukomeze tukande dukomeze dutere turebe uburyo dukomeza kwigira imbere tuzamura aba subscribers bacu iyi channel natwe ntituyisige inyuma ni yanjye ni yanyu niko rimeze cyane hanyuma ndabizi yuko muri abantu beza bagaciro kandi bumva cyane banumva vuba ebane ndabubaha cyane kandi ikintu buriya nkunda cyane iyo muza mukampa ama comment yeme timukaza mureka kureba comment niba cyangwa se kuzintumira mu gihe cyose ubonye nakoze ikiganiro mwe gutinda ku bintu byo kuvuga ngo kuravuga witonda kuragira gute ibyo byose novuga ngo nobireka gute niko umuntu aba afite yaremwe ninka kugitobwira wenda nk'umuntu udafite ukuguru wenda ngo ngaho kugire yakugira gute ntabwo byashoboka rero niko nanjye bitashobokera kugira ngo wenda nagira icyo nakora nanjye kuvuga ngo nihute cyane
nanjye ndabigerageza bikanga, ariko nyine reka twizere yuko muzaza mugenda mubitegera gahoro gahoro. Icyo nifuza ni uko mwaza mugera hariya mugatanga amakomenti meza, amakomenti ahwanye n'ibyo twakoze, kandi nyine mugatanga inama nziza abantu bose bakazagenda bazireberaho. Hanyuma ndabashimiye mwese cyane, twari turi kuri Ruta TV 1, umunyamakuru rutazunguzwa. Murakoze naho ubutaha.